Amazina yanjye nitwa Nshuti. Iyi ni inkuru cyangwa se story y'umuryango wanjye. Wari umuryango mwiza pe, umuryango wumvikana, ukundana, mbese wuzanye muri byose. Data, mama bari ababyeyi beza, bakundana, bakunda abana babo, njyewe ndetse na mushiki wanjye. Mama yaduhaga uburere bwose pe, bukwiriye umwana w'umunyarwanda. Ariko ibyo byose byaje guhinduka mu kanya gatoya cyane, natwe tutazi uko bigenze. Yaba data biramucanga, yaba njye birancanga, yaba mushiki wacu biramucanga. Wakibaza ngo byari ibiki? Iyo bitari kugenda neza ibiryo biraryoshye pe cyane. Tantine azi guteka. Azi guteka cyane, byanryoheye. Inyama ese ukora amahoro ku meza ari tantine. Ha mugani kandi nabona mwana mwaruriye. Tantine ubwo waje witabira kuri umuntu abaswana mwumvishije, ujya witaba umuntu uje kwamwumvisha. Sio byiza ese ko wawe nuze kurya. Papa ndayibidera. Okay, ngahirye kandi mbona uri kubireba imbere. Wari utegereje tantine wawe se? Ngiye nabaganjije neza hano. Cyangwa barwaye bijenga. Meze bite? Rero ndi baratantine. Tantine byanamunaniye. Ese ko tamwipfuriza kubona tantine wawe. Tantine rega. Mujye mumenya ko igihoze ntabwo mama yakwafashije abana mu kibazo. Oya. Kurya ibiryo bikeya ukajya kuri. Oya mu mama no. Nje nta nubwo ashobora kunyemeza yuko ibi bintu atabyigiye, ntabwo nabyumva pe. Ako sumunge. Ariko abatuje mana ngiye umwana w'umukobwa. Ako mubimenye uko tantine yagambe yaduteke turaryoherwa muri rugo. Ndabesha giho. Oya. Chatadi numba jima. Nibyo niba ruko mbiyenya ni incuzi. Giteka cyane. Oya biraryoshye. Mfite ukuntu byinye mu kumva arimo gukabisa. Hata tantine ze wigishe gihozo guteka nk'uko. Kubera mbona kihata mu bintu byo guteka. Ndekera umwana ariko yatetse rwose. Giho amanota umwana acyari mutuntu. Na amanota nje mpora muhanga yo matantine. Nino ko ushaka tantine. Kujya muri we tantine. Wajye wegeranye. Ukomeje muri tantine zo ngo tantine ngo nukaza ukomeza baguje kandi shiriki afite tantine so muzima. Cyaro. Angeza ngo. Hari hano dufite batantine babiri. Ubundi dore. Jya wigisha umwana kwegera. Ne ubusiko. Hano bana bisobanukirwa. Numva ngo tantine najya ni mpamvu bose kujya tubavuga mu mazina rero. Nuko numva mukomeje Rwanda bamuga nuravuga tantine ibintu bikivuga. Ari undi muntu mucyashwe hano mu muryango. Ntabwo tantine babiri. Tantine sagurse. Tantine natwe nibyo tuba twabwiye ariko petit koko. Shari dusigaje kujya ibijya inshuti yaduteke. Ariko ndatubundi wo kutajya umwana mwiza nawe. Ntabishobora. Ntabwo numuntu umwana utanze nk'umunyonyi. Wazaka abana bose ubundi se ni mutamubona muzajya bigenze gute? Mama zajya ati ntabishobora. Wanjye namwe ejo uzajya muri gate, uzajya muri kaminuza, ushobora kuziga uba muri niba kandi nakubwiye uteka ibiryo aho urakubwira gutera nguki ese ni ibintu bizwi. ngo kubera papa wawe kuntu najyaga kumusura kanekera ibiryo biryoshye gafasha ukameze neza. Umuhungu yanatetse ibiryo hubwo niwe ari umuhungu muzima. Niba ari sawa ngo abo unyigisha. Jya wegera tantine akwigisha. Naza kuzinyigisha kabisa. Ese kutuje nadi. kureba ibintu abahungu banjye n'abakobwa bari. Nisi nyamara yurya. Akorero cyose ntabwo yuko kumwohereza ngaza nsura. Shamba ngire ryo. Kandi amasomo atararangira. Oya ushobora kuza mu kiruhuko nyine nzaza.
ibintu byo gusura uzagira umusore w'ishuri oya ngenda nahaze rwose ahubwo reka mbasize birabaye kamubwire rero icara wabaye ikosa uba ukoze kandi uzongera gukora guhaguruka ku meza mumbabarire nari mbyibagiwe gusa nyine byagize hari bituntu nshaka kujya kwiga yaragiye ariko ubundi ntabwo nyigutereta guhaguruka abantu bakuru batarahaguruka ujya utundi tuntu twumva nshaka kujya kwita witaho mu bice kujya numva mbihaze inda yabaye nini reka basore natwe tugomba kujya tugira tutazaba nini nyine ntabwo bari sawa umva none uri umukobwa se ntabwo ari umugore umva se umashari nkubwire yewe murayihanganira nari mfite akazi ngiye gukora kandi ndanahazi nawe aradusize we mfite akazi nuko birabaye ahubwo muryoherwe umujizi wawe utamuganiriza nyine ngiye gukora hano mu rugo ntabwo yagiraho ikibazo ko atanganirije ko uyu ntabwo yagiraho ikibazo bahoranye njye nta kibazo ariko nayo ndahazimye gusubira mu masomo yego komana mwese musiga ibiryo gutya nyine twahaze ibyo nibyo bita nyine niba ari uko nabimenyereye mbona ntabwo uzi impamvu mbikubwira se ntabwo ari nkatwe mwana ntabwo hamwe ubundi ubwo ndujya ukaryama nta kibazo ngewe byonyine kuba mfite mama na papa bankunda kandi numva nta zindi ndwi ziramuka abimaye si uburyo ukanywa se yesi twebwe n'igihe tuburara shumi burara byagenze rega ntukajya urebera umuntu inyuma si byose hari byinshi biba byihishe zima mbona nyine ntuzarebe umuntu urumva ngo nurangiza uhite wanariza uvuga ati uyu muntu ari mu buzima bwiza uzi kope ziba zibera inyuma abana biba birenze cyane ku buryo ushaka waba uba muri uru rugo ukaburara se ntabwo ndaburara na rimwe kereka nyine nabishatse numva nabishaka ariko ntabwo ndaburara na rimwe njye n'umusigi kuwubona bariho amana sijye kukubeshya ntabwo inzara si ubundi bibaho kuko umuntu yakishwa n'inzara nyine ese nshuti mama urahari nzi ko ari ahantu hatemereye gatoya ese ko wabonye umushyitsi n'uwambwiye umwana wahe ariko nawe nibwo akihagera umwana nyine ninjiye numva n'abafite ibiganiro byinshi babanza njya gukuramo imyenda uyu ni mama wawe hariya ntabwo yigeze aza ku ishuri ho ngo umubone ntabwo nari muzi siyo mpamvu najyaga mubaza mama wawe ko atajya gusura ni mama wanjye mami umwana rero bamwita Eugene turigana hano ku ishuri yaje kunsaba mu sobanurira ibintu by'amasomo musobanura cyangwa muri mu bintu by'ubukobwa amasubizi ibyo bintu najya uyu muko marasa no ukunda abakobwa mama numva mami wanjye uriya abantu bakuru baturusha kureba uyareba akabutura uturinete unajua mami mfukuntu bimeze ntago ibintu by'abakobwa tubijyamo yego nabyo ni byabura igihe byabaye ngombwa ariko ikintu tuba turi kwitaho cyane ni amasomo kurusha ibindi ariko ibintu by'abakobwa wacu tuzabijyamo nyuma amashuri yarangiye kandi urabibona turacyari batoya mba naje kumusobanuza amasomo kuko kuba mukuru ugahita umureba neza ugahita ubimenya yuko ashobora kuba akunda abakobwa cyane nkahita mbimenya gusa niba murimo muraganira kandi kuba ibiganiro byanyu bikomeze nawe ko gihoza arimo aranje kumuganga nshira n'amaherena gihoza nzano yerekeye ntabwo nawe ndabona nabi kumubona hafi sawa nareka murebe umushyitsi wawe mwiteho mami nta kibazo kandi museze ushaka gutangira nagiye sawa sawa ubwo utamwakiriye oya ndamwakira rega nibwo akihagera nawe usanze aragira ngo bajya banga utuma urugo tugira ibisambo nawe arabizi hata nakwakiriye icyo ushaka cyose aguhe tumaranye igihe ndabizi sawa nareka turaza kuvugana kuri telefone icyo mukenera murambwiye kiwe birarunguye ibaze niba mera kubona agahita abona ko mbese nawe ni kubibona se uzi ibyo bintu uko nzi kutajya unabijyamo ariko buriya umukuru ntiwamenya warareba nyine agahita abona ikihishe inyuma n'umuntu atabona njyewe ndashobora kuba ntabasha kubibona nyiri muto we buriya aba yabibonye nawe nubwo byirengagiza arabizi buriya ababyeyi bari abantu bakuze baba babasha kureba twebwe ibyo tutabona bivuze ngo urabyemeye oya nakubyemera kurenza uko
niyo mpamvu umwarimu ajya imbere agasobanura imibare agasobanura cyangwa nkabona ukaza kuvuga numva najya nta na kimwe mwumvise wajyana mu rubuga. Reka mubaze ikibazo kimwe. Urabona tica wa shimi yakinjira agatangira gusobanura, sibyo? Bita ndeba kuri nyashi za Berize. Abo nawe wirebera kuza mwarimu. Ubwo niwe wirebera kuza mwarimu ugasanga bihuriyemo ya mibare niyo wafashe igahita iguruka. Umuntu w'umubyeyi kugiye kureba ku mabuno ye. Aho ngaho waba wanataye agaciro, waba wataye no mu cyecuru wanjye ashobora kuba nerekwa n'umva. Kuko urumva ibaze ko kurebye n'agahita bihura. Ahubwo ni inyemo kabisa. Inyemo ahubwo baje kujyana umuhanuzi. Ajya mu bintu byo gusenga se. Mary. Senga karukunga muzibo. Cyangwa shanaje hano yaranyeretswe. Yakujya bwo baraza kunsobanura neza mbwe niba atakweretse agahita amenya kuri hano. Bwose byari bihuriranye nuko aje kureba sister nkamwambika amaherena. Kose neza no mu ishuri pekata babyabananiye ubundi mu buri iki kugira ngo irame bare muyumve ngewe babisobanuraga akantu kamwe ku kandi nkabyumva neza uko biri nta na kimwe gitinzemo. Shamani ngiye sinzi ukuntu meze pe irame bare yari ikomeye kuri uyu musubura wayumvisha ibazo utuntu turatubananiye uko ticyagena akavuga ABCD guteranyaho ni waji guteranya ngo x nibyo nagenda tunywa mu gake mu mutwe gake ntuje sinzi impamvu amasomo yose ubundi ngiye mba numva nyine nta na rimwe rishobora kuncika kuko abantu buriya tici yari ku kibaho ariko nawe ibintu bikunanira nubwo wibanze ku mibare cyane kwihagarara n'umuzi oya ariko oya kuki atari imibare oya uvuga kuki atari imibare atanje ariko iyo bigeze wenda ku Kinyarwanda kandi ari ururimi rusange duhuriyeho arigiye tici sobanura ibintu none ngahita niyimagine nkugira ngo sindi kubyumva mu Kinyarwanda ariko bisobanuriramo ngahita numva wajya ni mu Cyongereza nawe nyine ukura amanota mu mibare nicyo kiba cyoroshye Ikinyarwanda urumva ko nyine buri wese agira ibintu yumva tu kuko njyewe imibare mbega subu mba numva naho nakisohokera hanze tutarakopera oya narakubonye bro uri gukopera turakopera wenda ushobora kuba wenda warambonye ndi kubona imibare kuri calculator ariko ntabwo ndi ntabwo ndakopera kandi ejo nibigucanga uzaza kumbaza ntujye uza kumbaza urabeshya wowe ntabwo ujye uza kumbaza ariko ari buri munsi nkawe oya wiyemera kugira ubaza rimwe na rimwe oya twaza dukota ariko ntabwo nyanza kukubaza uza kumbaza ubu ufite oya ariko ntabwo ari cyane urumva nkawe oya nshuti tujye tuvugisha ukuri urakopera oya mujene ejo ntugire gutya kari akabazo none yibaza kariya akabazo baguhaye kagakunanira ibaze ntiwakayeje imbere ngiye nkabona ni nk'uko bakubwiye ngo fata rimwe uteranyeho rimwe bibyara kabiri uziramutse ngiye bihora bigora ngiye ubundi duhora dushaka x kuva twatangira ni ugushaka x rero niyo mpamvu biba byancanze x mu bibazo byose mu mibare x umwaka wose tangiye byarandambiye umwaka wose tugiye gusoza twiga x wapi ariko nshuti abashaka kwiyemera ariko nshuti irindi somo ujya oya tugira atari mate n'ikinyarwanda isomo wumva ibaze niba twiga na coaching ariko tukaye bananira Ose ubundi dutasha aya masani tuvuye muri coaching ariko ntabwo wari uri ku ishuri narindi ntukabeshye twajya gukora amasuku nakubona tujya muri coaching nakubona iyo coaching wayo njye reka nkubwira n'ikintu gituma niyo mibare nyumva so akora mama muri gukora amasuku njye mfite umwarimu wanjye ku bane njye akaba ari kunsobanura harabamo batinda gutandagenda nkamwegera kansobanura buri kose ngahita mubaza ku murongo ku buryo mu gitondo nyine urimo uratubeshya bari kumwe n'udukobwa uri kumwe n'udukobwa niyo mpamvu arimo aratwiyemera wagira ngo imibare abaprofi bose bigera asanga batashye barimo bose ntabwo bavira rimwe mu kigo hari abatambira n'abatana n'abanyeshuri bataranataha ariko hari n'abasigaramo urabeshya uri kumwe na bwa bukuru iyo atambaye nka mayibobo si umunsi turabona iki gipantaro uzi ikintu ushobora kubona umuntu yambaye ushobora kubona niyambariye iki gipantaro gutya wasanga uyu nguyu wakambaye yakandagize neza kandi no ku murongo neza usanga nta n'ikintu azi ariko njye wakigize gutya iki gipantaro uko kimeze gutya akaba ariko n'ubwenge bungana afite mu ishuri
tantine kumona waje kurira mu kumeza ndogamagaye boss yawe agomagara nkande ari yakurira mu gikoni ese ntago yari mbabarira ntabwo ari byiza kwirukana wagende ntago yaramenyera n'ubundi dusangira abakomeza ntabwo nshaka riranga hari ikibazo kirimo ese ubimwirukanye kuri rano kuyimeza ese ko numva umurwanirira cyane bitubundi ubu uba wumva yuko ndi kumurwanirira se okay ntabwo ari byiza kurira kuri iyi meza se imikino mpamvu igikina muri uyu muryango ubu ni ubwoko ese kuba mvuze ngo umutantine arire kuri ino meza ni ikibazo ku buryo muhaguruka bose bagasiga ariko dore mama mumaze ikibazo kimwe ubundi mama ko meruka ari umuntu twari tubanye neza nta kibazo gihari n'iyi minsi nkambona nazi ukuntu ari kwitwara ikibazo kiri he hari icyo ubona se hari icyo ubona mba namuteje njyewe birarangiye kuko imbere yacu mwabaga mugaragaza nk'abantu bishimye nta kibazo gihari aka kanya biranunga twiri imyitwarire mwaba mugaragaje imbere yacu gusa byo maze iminsi mbibona yuko mera atari kwitwara neza ku buryo habayemo n'impinduka kandi ko byagenda kose mbere ntabwo yaba afite ikibazo ese ku buryo nagihoza ahita ahaguruka nawe akagenda agasiga ibiryo umuntu wateje ikibazo watumye mera agira ikibazo nindamuka mubimenye ntabwo nzabyitaho sinzita ngo ninde nawe tuzabonana nawe uhebye ibiryo oya bisigarana usigara ubiri ufite ikihe kibazo gituma uteka kiwanyu mufite ibintu byose twanyu muri abakire ni iki gituma uteka wazaje isuka haba ntabwo nifuza ubuzima bw'undi muntu ubwo ndimo buranyuze ariko ntabwo wambwira ngo maze ibyumweru bibiri utiga si ubwo buri gukora iki mba ndyamye cyangwa njya gusura inshuti zanjye ariko nabyo ntabwo mba mbishaka mba numva nshaka kuryama gusa iyo konzi ko wumvaga amasomo mu ishuri udusobanurira ni iki gituma utiga ibyo bireka ahubwo mbwira izindi sitori zari zikuza izindi sitori njye neza nkwe nuko utiga ntabwo mwerwa kubona ku ishuri ibyo ku ishuri mani bireka simbwiye ko njye mbyuka nkumva nabashaka kuza ku ishuri ariko ufite impamvu umva nta mpamvu ihari umva akamubwira igihe tugezemo ni ukwiga ishuri ni ryo rya mbere pe ibyo bintu by'ubunebwe wihaye ngo ntabwo ujya ku ishuri ubwo si ibyo bikureba iminsi iwacu ntabwo dufite ibintu umwana wo kwa mudugudu azabona akazi ko agitifu akabure niko bakubwiye sha ibyo bireka iby'ishuri by'ibyo njye kwireba ntigire mu masomo yawe nabizi bisaba kandi abakozi kugakontora ntabwo ndaguherekeza ndijyana inzira ijya mu rugo ko yizira wigo pe Keza 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 ariko iyo ngo uhamagara ntabwo uba uri kunyumva nabikoraho umwaka wari uri kwamuka nakubwiye ngo iki ngewe wari ngenda njya gukora papapesha ariko ntabwo byambuza kwiga ntabwo byakubuza kwiga nakubwiye ko ugomba gukoraho umwaka ari uko papa wawe ahari ujye umenya ko hano nta nyoko uhari uri kumva nta mama so ahari ni uko utamurushaga ubwiza namurushaga ubwiza nayo yaza kuba naramurushaga ubwiza ntabwo mba ndimo hano yarasohotse uri kunyumva urimo uranyumva kandi umaze no kubyimba nsigaye mvuga wowe ukavuga wanshinzwe nta n'isoni ubundi wamugora wifatika wankura mu mama use ndaza kubyeka mu papa njye ndi umugore wande wa papa nkunze kubizi rwose icyo nicyo cyakabaye gituma unyubaha wanjijiwe maze agatsindaho katagirira ikinyabupfura karatinyuka kamwe ndi umugore ubundi ibyo nibyo wiga mu ishuri iyo niyo homework wari uri gukora se ntabwo niyo makanyere gukora homework y'imara kandi cyavuze tuzagize njye narakubwiye ngo igihe papa watari hano niwemerewe gukora homework kandi iyi myenda wambaye ntabwo wemerewe kuyambara wanshinziwe narakubwiye ngo uzambare ya jipo y'igitenge nakudodeshereje njye nambaye amajipo mu rugo nkande
Ande ngiye. Mwande akuzi ko hano ari iwanjye ujya ubyibuka ko wowe utari n'umwana wanjye nazi naho bagukuye wasanga mama wawe yaranabeshyeye papa wawe ko ari wowe gutenda kandi atari nawe ngungike umva urabizi neza ko mfite imitungo yanjye iyihe mitungo iyihe ibintu byose uzasohoka ngaha wowe n'ikarisa ari ikariso nayo uzahasohokana ifikusetsa ariko ubundi nk'ibiri banga utaruzi reba hano nk'ibiri banga utaruzi kandi ubyumva kuri guturu ushyiremo aya matwi yawe kandi nzaramuka numvise ubivuze umunwa nzawushyiraho supagura uzi ikintu kinyicaje utagira ngo nabanye na swa uko mukunze uri kumva icyo nacyo kuri guturu kimenye umenye ushyiremo ayo matwi yawe ushatse kuvuga ko mfatana nani soni jya wicara nta nubwo nzajya mvuga ngo mpagarare hejuru wanshinziwe ushatse kuvuga ko nzafatana ngo utwaye imitungo ahubwo se ugira ngo ngiye nzafatanya nawe ko nzasiga wowe na so nta n'urwara rwo kwishima amasigi uzashishe sunda ari uko ngewe usanzwe ncira inzara inzara muri so ndagucira inzara uri umukobwa wanjye wajya ukazicira se umukobwa wanjye araryamye nkunze kubizi umwana wanjye uriya ni igikomangoma kazi cyanjye umva n'agatungo ufite njye ufite imitungo urabizi neza ko uyifite urabizi neza ko uyifite ubu tuvugana urabizi neza ko uyifite ariko reka nkubwire uzi ko mama njye ari muri Amerika cyose navuga kanjye ko wumva ari muri Amerika wagiyeyo wamusanzeyo ko mu bantu bangeze hano nawe urimo musangeyo nshaka ngere mu masuri cyangwa musangeyo niko mubwiye jewe umva musanze zibintu ko papa mwana mwica mugasiga muri inzu uzi ikintu cyiza kiriho kindi se utaruzi uzi cyiza cyari kiriho hari igihe uzashiduka na yakayi yasenkana yarasigaye akugurira utakiyibona ari nk'amaka nishaka kujya kuyagushango ariko nzaba papa nishaka kuyagurisha ari amakaye ahubwo uzi iyo nzamubaza wenyine zabaza nande wowe kandi mbere yuko mbanza kubaza papa wawe niwe nzaheraho kuko papa wawe ntacyanwaye wowe niwo magame maze agatsinda nikacyubaha nta muntu n'umwe kubaha wasanga n'umwarimu kwigisha umuhagarara hejuru ngwibanga rero utazi mupangire nawe wambya atazi utegije kuguma muri izo byakiriwe uzasohokamo ukwayisha ntukikaza ngo ukwari inzu yawe uzi ibyo ngibyo byose uri kwishongora utwo tugambo twose ari igihe uvuga nka kumva nka kwihorera iyo wari uri kwishongora gutyo uzi ko nyoko yapfuye kandi siko niwe ukurikije usigaye kumukurikira itumva imbere iyo wari ubizi ko yapfuye bamurengejeho itaka kishongora ngo ruteze gusigara mu nzu iyo wari ubizi wagacishije make n'ibyo biryo byagaze ukabirya ufite umutima mwiza kuri cya cyongereza ejo bundi twakoze mvuye ngo nabonye 3%. Icyongereza cyaragiye kirananira neza 3%. Reka nkubwire shaje gisode urumva njyewe uri umwarimu nakunze nani somo yagisha ngo ndifate urabonye kira cyari mubazanye shino no kikureba ujisha kavati se umuntu aje kwigisha bimeze bitubunye kireba nabi nyira rwangisha ibintu ngo mbishobore reka uriya mwarimu ntabwo azi gusobanura ibintu niyo mpamvu biba byagiye bitunanira ase mwebwe ajya basobanurira mu kumva sino no kuba atari kuvuga babaye iki musabaye ntabwo nakumva abana none yo ntabwo nari simwabaye iki we mwari kuganira kukize mugezeho ku ishuri nyine uriya mwarimu mu kirashya mwazanye baramubonye wa English we mba ndi kubire shakireba na umva mana yawe uriya se kaba yibanze ku mibare gusa sizwe imibare yumva icyongereza cyane menya atajya akunda nyine kugisubiramo cyane ubundi tujye tugisuzugura ubundi bazamuhe indi karasi ajya kwigisha tumuca amazi cyane n'indera iranda yacu nzayitobora rwose bamutorera gutora indashira aba se gihari kanange numva pastor yamfashe umva nameze neza kuko niyi coaching ngo numva nari buyige so mfite wabaye icyubundi kuko nyine umuntu aba yumva atameze neza mu mubiri nta bibi abona agiye kureba bwa bukobwa ntabwo ntabwo nagusezeza genda bro shade hirereka nkurikire bro nayibuze atsire mu rugo abana rebe gende usugo babubaye sabo bana nuko
ko birakaje none babaye iki ko akabihorera gisi bihorera bro nawe muri bya bindi by'ingundo zabo ziba zanarangiye bro twitahire nyine uranije ka nahe shanje ndabona amasaha yeje kandi bitahira mera ataza kubigira nyine ibintu by'ibibazo sha nabyo uzima nabyo amafaranga se ni ibiki amafaranga ari buri kimwe ni ikigwangakishe ni iki ntabwo umugabo wawe ntabwo mumeranye neza se basi nta kibazo none se kuki ubona stress zidashira akusundi mu bundi ufite icyo kibazo ahubwo njye nibajije uburyo utakiri eske umucira wase ukirimo aracyari amavuta sahari ibintu cyose biracyahari n'iki kibazo kiriye ibyo se ntabwo nta kintu bimariye ntakubona ngo mbona ufite umunezero nta kintu bimariye shama nawe ubungubu haryo umaze ibintu nkumva mbuze naho mbera musubiza nubwo naratanabwo ntanyuzwe uya uranyurwa umuceri uracyari kwanza nge n'amafaranga ushakanya gutya ariko si imiceri uri kumata iyo miceri ayo mafaranga naje gushaka ibyo ngibyo ko naje kugira ngo ndebe ko ufite umunezero nkabasanzwe ko nagusize ari ese kankubaze ubu ngubu wavuye mu rugo uraza uje kundeba ati ngure ku mvuga wameze yego nta kindi cyane rwose ubu ngenda ari kongera ngo na muceri washize ukina amafaranga ntabwo nyenzwa n'ibiryo mama ntago ndi kugucyurira ngo niba ubona nkunda ibiryo ku buryo kwambwira imiceri amavuta amakawu ngenzwa n'ibiryo iwawe hoya pe ubifashe nabi kandi ariko nshatse kuvuga ariko nyine ahubwo ntabwo nzi ko waza kumbaza ngo ufite ikihe kibazo we naguhamagara bandi bize mfite akazi kenshi sibyo ariko bize mfite akazi kenshi mbona hari ikibyihishe inyuma oya ntacyo pe ahubwo utinya kumbwira mama nta kibazo mfite nta kibazo mfite utuje utekane umere neza pe nta kibazo mfite abavandimwe bajya kumbaza yabaye iki sibona none ndamenya ndajya he koko ako kugira ngo ume hano uyu mugore yarahindutse sinzi ikintu cyamuhinduye mbere yamfataga neza amfata nk'umwana we nta kibazo na kimwe mfite noneho yarahindutse cyane sinzi ikintu cyamuhinduye ukuntu yankundaga se ubu noneho nabukoze iki cyatumye anyanga gutya ariko none sinaguma ahangaha pe ndagenda nzese wenda nemere nsubire mu cyaro njye kwisuka ariko sinaguma ahangaha aho kugira ngo ngumeze kuguma muri kano gahinda cyaro twamwigendera pe ubwo reka ngende hakiri kare ubutaranira cyane da akosha nuko usigaye ukeye reka umukobwa wanjye asigaye anyitayeho aranzanira amafaranga bukeye niyo ataheruka ko umuntu yayohereza kuri telefone ubwo urumva ko nta kibazo mfite yeruka ntananutse ntagiye gupfa ndakubonye numva umuntu uri kurya n'amanyashi yaraje ubu se ni wowe mbabarira umbwira ni wowe wowe twari tuziranye cyane oya ntabwo ari wowe imana yahindura amateka iravuga ati rwose ndashaka kugira ngo uyu musozi wasuzuguriweho ukure ku cyavu babireba urumva ko imana nta kitabu yarabikoze pedore yasebize no kudodesha neza usigaye wambara aka kantu ntabwo ari worowe niyo akanzaniye aka ni garani harya kajya bakita niyo akanzaniye yakakuye Dubai uri kumyaka pe none se amakuru y'ayandi makuru aho tumeze neza ariko shano nto amaze n'igihe atampamagara nayo ibyo yabaye ndamuhamagara ngasanga ni kompozi seza yamura mu rugo rw'umukwe kuko ntabwo ari byiza ariko nawe nk'umuntu w'umubyeyi arega ubu warakuze ariko ko mama rero ubu warakuze narakuze buriya niyo ufite imyaka mikeya iyo wagize umukobwa wakuze ugomba gutera iya mbere ugafata iya mbere ukagenda ugasura umwana wawe kandi ukagenda neza kandi ntabwo nkubwiye ngo uzagende wasamye kandi ugiye mu bakwe reka ugomba kugenda wikandagira ubu nanjye namenye ubwenge ntabwo nyiri wa wundi uzi arega umuntu niwe yiha agaciro cyane ese muko ko ndeba wowe umbwira ngo ndasa neza wowe uzi ko usigaye umeze ariko wambaye nakonye kabisa ku masuperi wanyica wambonye ariko uri kumbona neza nawe imana guhindura amateka yarayahinduye ariko ubwo uri kumbona nakonye ariko
ariko urebye n'igisuko mpagaze aha nakubonye igisuko mpagaze uri kukibona hari cyose ntabonye imana yahinduye amateka haleluya ariko reka tureke ibyo kuvuga no gutaruka njye ndacyari gutyo umwana atishimye ugomba kumusanga kuko ingo zibamo byinshi kandi muri misi nta mugore ucyahukana yego ukamubwira agashikama kumva kandi urugo ukamubwira ko urugo ari ukwihangana ukamubwira yuko abantu bahura badahuje kuko umwe afite aho yarerewe n'undi afite aho yarerewe ubwo muri bose rero hagomba kuva muca bugufi icyo nicyo ugomba kuzajyanayo umukobwa wanjye nta kibazo afite na kimwe umukobwa wanjye ari mu rugo rwiza afite amafaranga afite abakozi aba ahantu heza nta kibazo afite kimeze uko cy'ubukene wenda cyangwa cyo kuba yakwitekerezaho ntabwo mvuze yuko afite ubukene ariko urugo ni ishuri ndacyemera ahantu icyo kintu mbwene cyo ushobora arega buriya amafaranga uri kuvuga afite amafaranga agura uburiri bwiza akagura imodoka nziza akagura inzu nziza ariko amafaranga ntagura umunezero ndacyemera ariko sinibaza igituma atajya umunezero n'ukuntu ari ahantu heza bafite umugabo mwiza nta kibazo rwose njye ntibashyikira umwana wanjye yabaye icyaranshanga ariko wazajya ukamwegera ukamubaza yuko kuko kenshi ikintu gikunda gutuma abantu babura umunezero mu rugo ashobora kuba hari umuntu waramuye gisi w'umugabo wiwe kera batari bamenyana noneho bamara no kubana bikaba ngombwa yuko atakwibagirwa mu gisi we wa mbere ese yabimbwira yabikubwira kuri mama we ese ushize turi kubika atigeze aringaniriza ko icyo nyuma y'igipangu cyanyu wabaye iki ntacyo kandi uri hano mu masaa 3 za nijoro rwagize umugizi wa nabi kugira nabi kuko wicaye hano mama wawe abandi ajyanye na papa nose niba baryamye bivuze ko uzi inyuma y'igipangu iki kihe kibazo kumbura nananutse cyane se kabeka kujya ku cyumweru wiruka kujya ryari cyumweru uravugisha ukuri habaye ikihe kibazo nabigiye kujya mufite turabifite ariko mama ntabwo ajya ngaburira nta nubwo ajya imbuto wugiye azura ari mukuru wanjye kandi we aryama mu cyumba cye kandi njyewe akajya munsi y'ibitanda kugira ngo oya uramubeshya ntabwo ibyo bintu yabikora ahubwo ndore burije injira mu nzu ugiye nzahamagara papa yamubaze impamvu izi sawa uri nyuma y'igipangu mu masaa 3 kandi mama wawe ari kubwira kumenya yuko uri mu nzu y'umwana w'umukobwa sibyo injira mu gipangu nanjye ari umuntu yagiye kureba arabiri kwihutirwa ndamuhamagara kuri telefone sawa bye bye basuhuze uyu mugore umusaza wanjye yashatse ko numva adashobotse gusa sinaye kubyereka umwana yuko atari mama we ariko njyewe nzaza kumwireba mubaze impamvu afata umwana wacu kuri ibi ariko se ibintu maze iminsi numva wibisa mu matwi yanjye ikibazo kiri iwanyu kutameze neza ni bwoko ki cyo kibazo kiri mu rugo njye maze iminsi numva amakuru y'uko iwanyu bitameze neza cyane ko amakuru manini mfite y'uko nta n'ikibazo ufitanye n'umugabo gusa nyine wowe ngo sinzi ikibazo ufite icyo ari cyo shaka nta kibazo mfite n'umugabo kandi nta n'ikibazo mfite pe ndetse ibyo wabikuye hehe reka ngomba kubimenya umenye ko ndi umuvandimwe wawe shaka uri umuvandimwe wawe buriya nta kintu na kimwe gishobora kubaho wahisha umuvandimwe wawe birumvikana gusa umva nsigaye umva wabaye iki niba mama yaragiye abwira abantu bose ngo ufite ikibazo simbizi mama nawe rero usinzi pe kuko nshaha ese wabaye iki ko mu rugo nta kibazo gihari ufite icyo kibazo ko ufite irungu iki ibintu rega ukuntu wahura n'umuntu ejo ameze ejo muhuye yahindutse nayo ntabwo wabiroga umuntu nese biragaragara ko mfite ikibazo cyane wananutse washizemo mu maso umeze nk'umuntu uhangayitse washukuye ndabizi wowe nta kibazo cy'ibiryo kihaba nta kibazo cy'amafaranga kihaba ikintu cyatumye imera gutyo ni igiki ibaze ko madini birebire ntabwo mbizi
ni birebire gusa bizagenda gute nyine ikibazo ufite ni iki cyakoze ndakabera umukobwa umuvandimwe wanjye yego mama narabimuhishe umugabo wanjye ndabimuhisha ahora mbaza shiri wabaye iki buri munsi abana noneho igihozo nakigera ku ishuri ngabibazo nyine nta kintu cyatumye bingeze hamwe bingeze hanga ku buryo numva nanjye mvuga ati se manangi ubu ngubu sinjye uri kwicira no famille nyituma itazamo umunezero nibakirya gute niba ubizi ariko nyine mfite ikibazo pe gusa mbona kuvuga ngo ndagihungukije imbere y'abana imbere y'umugabo mama mbese nawe mbese nyine bura rero hari ikintu utazi mwene mama umubwire ndi mwene nyoko ariko buriya ikibazo wagira ntukibwira umugabo wawe ikibazo nzi wagira ntukibwira umugabo wawe nicyo uko wamuciye inyuma icyo ntakibwira umugabo wawe ariko nta kindi kibazo n'iki na kimwe kigomba kuba utagomba kubwira umugabo wawe kuko umugabo wawe muba mwarasezeranye kubana mu bibi no mu byiza njye ntabwo ndi kwiyumvisha ikintu wahishe umugabo wawe cyatumye muteza umwiryane mu rugo ntabwo ndi kumva icyo ari cyo ati kambwire uretse kujya kwa muganga ejo bundi urumva numvaga nameze neza maze iminsi ncika intege cyane nyine nabizi nabwo ati ngenda njya muri control rero ikibazo mfite ariko niba ko banzazemo kanseri kanseri yo mu kaguru ndareba nkavuga nzahingutsa gute kubwira umugabo wanjye ko mu minsi mike aka kaguru nari mfite kagiye kugakata kakavaho nkagenda ndi ikimuga ngendera mu mbago naba ntago azahita anyanga vava ibyo si ikibazo icyo ntabwo ari ikintu bakaba bishe umugabo wawe umugabo wanjye yamenye meze neza ngenda n'amaguru abiri urumva ese mbwira cyakabaye giteza umwiryane mu muryango abana banje kwishuza byo ku ishuri dore mama wabo yacitse akaguru iki kanseri ni indwara ivurwa wagira amahirwe igakira kandi itanakira ni ikintu nyine nese ababana na sida nibo bana nayo kandi iminsi ikakomeza ukicuma ngaho nyumvira nyine nawe ikintu cyateje umwiryane mu rugo amahoro akabura mu rugo yewe ntabwo ibyo bintu ndi kubyumva vava wibuke ko umugore ari umutima w'urugo umugabo ni umutwe w'urugo umugore akaba umutima w'urugo abana ni igihimba